Teka mana Abrahamu, mana Isaka, mana Isirayeli, mwami wacu Yesu Kristo, turagushima mwami uyu munsi ugira kane baya masengesho ngaruka kwezi kwereka urugendo rwacu mwami, kugira ngo twigire ku Bisirayeli aho baneshejwe, bavanemo amasomo, aho babonye ubwiza bwawe, tumenye impamvu, kugira ngo mwami tubashe gusoza neza urugendo waduhamagaye rwo kujya mu ijuru. Komeza dufungura ubwenge mwami, nkuko wafungura ubwenge bw'abari abigishwa babiri bavaga Yerusalemu bajya Emausi, kugira ngo batahura ibyanditswe byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Natwe umwuka wera udufungura ubwenge, tukomeze kwishurirwa iby'ubwami mu izina rya Yesu, amen. Reka dufate Bibiliya zacu rero mu Guteka kwa kabiri. Bari gusoma igice cya 9 cyose, ariko dusome ku murongo wa 23. Kandi ubwo Uwiteka yaboherezaga ngo muve i Kadeshi Barnea, ati nimuzamuke muhindure igihugu mbahaye, mwagomeye itegeko ry'Uwiteka Imana yanyu, ntimwamwizera, ntimwanyumvira. Amen. Igice 9 ugisomye cyose, Mose ariho aributsa Abisirayeli iby'urugendo rwabo. Murabizi ko igitabo cyo impamvu cyitwa Guteka kwa kabiri ntabwo ari andi mategeko, ahubwo no kubibutsa amategeko Imana yabahaye. Amen. Kubibutsa kuko Mose ari hafi gutandukana nabo. Yarabwiwe ko atazambuka Yorodani, kuko we na Aaron ntabwo bazambuka Yorodani ngo bagere mu isezerano, ku mpamvu twavuze zuko batashije Imana igihe Imana yababwiye ko babwira igitare. Mose abwira igitare gitanga amazi, we mu burakari kuko ari ntagondwa akubita inkoni ye kabiri, nubwo amazi yaje ariko ntabwo yasheje Imana icyubahiro, niko Imana ivuga. Ntabwo we na Aaron binjiye mu isezerano. Mose rero muri iki gitabo cyo Guteka kwa kabiri arasubiramo ibyo Imana yagiye ikorana na Bisirayeli, ibyo yagiye babwira amateko yabo. Ni none aravuga ati mwavuye i Horebu muyoborwa n'Imana kugera Kadeshi Barnea. Kadeshi Barnea ni hehe? Ejo twarahabonye. Kadeshi Barnea hari ku mupaka w'i Kanani, nuvuga ngo hari asigaye intambwe imwe ngo bagere Kanani. Ni amajyepfo ya Isirayeli, ni amajyepfo ashira iburasirazuba bw'igihugu cya Edomu icyo gihe. Twumvise ko Mose yavuze ko n'urugendo rw'iminsi 11. Urumva ko ntago bari kuruha mu butayu, ntago bari kumara ya myaka yose. Iriya myaka bayimaze kubera ko bari banze kwambuka, banze gufata igihugu. Iko Mose avuze. Imana yabahaye itegeko ngo nibagende bafata igihugu cy'isezerano. Subira muri ya murongo mwumve. Kandi ubwo Uwiteka yaboherezaga ngo muve i Kadeshi Barnea, ati nimuzamuke muhindure igihugu mbahaye, mwagomeye itegeko ry'Uwiteka Imana yanyu, ntimwayizera, ntimwayumvira. Amen. Amen. Imana mu kubavana muri Egiputa intego yari iyihe? Yari kubinjiza mu gihugu cy'isezerano. Yasezeraniye Abrahamu, Isirayeli ikomeza kuri Isaka na Yakobo, ari bo bakomokaho abo Baheburayo. None bageze, Imana yabageje ku mupaka, aho kugira ngo bahite binjira i Kanani bafate igihugu cy'isezerano, barabyanga. Kubera iki? Kubera abatasi Mose yatumye gutata igihugu bari Kadeshi Barnea.
atuma abatasi 12 umwe wese buri muryango gutata igihugu cy'i Kanani. Twarabonye yuko bagarutse 10 batanga inkuru y'incamugongo, niyo yatinishije ubwoko rero bw'Imana kugira ngo bujye bumvira Imana bufata igihugu. Ngo babonye abantu b'ibihangange bitwa Abanaki, ngo imbere yabo tumeze nk'inzige. Hanyuma abantu babiri gusa muri abo 12, Kalebu na Yosuwa, nibo bavuze bati abo Banaki barahari koko twababonye, igihugu ni cyiza twayibonye nkuko babivuze bagenzi bacu, ariko nta mpamvu yo gutinya. Asanga Uwiteka tumugireho umugisha, ntago bafite ikibatwikira, ahubwo tuzabarya nk'ubutsima. Wabise Kadeshi Barnea, mbere ko tuwasubiramo tuwabwire imiterere yaho no kubibutsa impamvu hitwa Kadeshi Barnea, mumaze kubimenya ariko yuko Kadeshi ni ijambo riva mu gihe hitwa Kodesh. Kodesh ni ibyera, holy, saint. Yerusalemu yitwa Kodesh. Kodesh, Yerusalemu, umurwa wera, umurwa wera, umurwa w'amahoro, umurwa wera. Muzi ko kera hitwaga Yebusi, Dawidi atarafata. Hari ubutaka bw'Abanyebusi. Amen. Iyo mu gihe bure bashaka kuvuga ko ikintu ari kera bavuga ko Kodesh. Amen. Nimba ahantu dushaka kuvuga ko ari ahera, herejwe iteka, tuhita ko Kodesh. None Kodesh nako Kadesh Barnea iva kuri Kodesh. Nuvuga ngo Barnea nako gace ko mu butayu. Amen. Ubutayu bwari bunini, ubutayu twabonye amazina yabwo. No ubutayu bumwe ariko bigabanamwe ibice. Niyo mpamvu hamwe babita ubutayu bwa Sin, andi ubutayu bw'Iparan. Murabyuka? Buriya butayu ni ubutayu bwinjiranamo. Amen. Noneho Barnea ni igice cy'ubwo butayu, ariko cyo kirera, gifite amasoko. Hari amasoko 3 bigatuma haba verdoyant, haba ubuzima. Noneho bahita bahita ko ni Kodesh. Nahera. Ahandi ni urupfu. Ubutayu ni urupfu, nta buzima. Ariko ahoho ni Kodesh. Uvuga ngo aha umugisha ni Imana. Wabise? Uvuga ngo Kadesh Barnea rero mu buryo bw'umwuka. Amen. Dufatiye niyo miterere yaho Kadesh Barnea, uvuga ngo n'ubuzima buri hagati y'urupfu. Kuko ubutayu nibwo buri hose, ariko ako gace gusa kitwa Barnea niko karimo amasoko y'amazi ndetse hakaba n'ibimera. Abisirayeli bahageze rero bahise birutsa mu mitima, kuko ari amasho yabo yahise abona amazi, bahita babona n'ubwatsi. Rero mu mvugo z'amahanga hitwa oasis. Oasis ni ahantu hari ubuzima hagati y'ahatari ubuzima. Oasis. Mbere na mbere oasis ni agace k'ubutayu karimo amazi, bigatuma aho hantu hamera ibiti n'ibindi. Niyo bavuga ni oasis. Amen. None muri sens figuré, oasis ikoreshwa kandi kuvuga ahantu hari ubuzima hatakabaye hari ubuzima. Wabise? Ahantu hari ubuzima hatakabaye hari ubuzima ni oasis. Oasis de paix, ahantu hari amahoro hatakabaye hari amahoro. Tuvuge hose ni imivurungano, hari ahantu hari amahoro, aho twavuga ko ari oasis de paix, agace karimo amahoro. Iriya Kadesh Barnea ni kirero ni oasis de vie, ko hari ubuzima. Amen. Ikindi nacyo tukwiye kwibaza, iyo bambuka
iyo bagenda bagafata iy'isezerano. Amen, haleluya. Ntabwo bari kurinda kwambuka ibyo bambuka, kwari kugenda, kuko nuvuga ngo ni epfo y'inyanja y'umunyu, nuvuga ngo n'ubutaka ku butaka bari kwambuka bagenda batarinze kugira ikibazo, kuko ahandi hari obstacle, hari inyanja y'umunyu, hariho na Yorodani. Urumva bari gura cya kibazo bahuye nacyo bakiva muri Egiputa, inyanja itukura. Cyo yumva Imana ni strategy mu kubazana Kadeshi Barnea urugendo rw'iminsi 11, sibyo? Bari noneho aho rero bagahita bavuma imbaraga nyuma y'urugendo rw'iminsi 11 mu butayu, bagahita rero binjira barwana nabo banake Abanyakanani bagafata igihugu. Nta obstacle naturel yari hari. Iyo bavuze obstacle naturel vuki, ushobora kuba ari umusozi, ushobora kuba ari inyanja, ushobora kuba ari uruzi. Aho hantu rero Kadeshi Barnea ubona Kanani gutya, nta kintu kiri hagati, ariko banze kujyayo. Mubizi kubera iki tuvuga ko ari un lieu de décision? Kubera iki ari ahantu ho gufata ibyemezo. Uvuga ngo bari imbere y'amahitamo abiri. Ayibise kumvira Imana, ubushake bwayo bwavuze iki? Bagende bafata igihugu, cyangwa kumvira ubwenge bwabo buva ku by'amaso yabo yaberetse Abanaki, abaturage b'ihangange Kanani, n'ibyo amatwi yabo yumvise. Bakwiye guhitamo kumvira Imana, kabone nubwo iby'amaso yabereka n'iby'amatwi bababwira bibereka ko bo ntago bashobora guhangana n'abari abantu, cyangwa bakanga kumvira Imana ntibagende gufata igihugu. Rero Kadeshi Barnea mbere yuko haba jijima y'Imana, babagabo 10 badahesheje Imana icubahiro, bazanye inkuru cya mugongo, umugigi ikabica, sibyo? Imana abigahita bavuga ati muzamara imyaka 40 muyerera mu butayu, mugenda muzerera kugeza aho aburungamwe bose wera imyaka 20 kuzamuka bangomeye bari bavuye muri Egiputa, uretse Kalebu na Yosuwa kugeza aho uwanyuma zaba yapfuye, imirambo yanyu ikaguma mu butayu. Aho niho aba bana banyu nibo bazambukana na Kalebu na Yosuwa. Mbere yuko iryo jambo rikomeye riza, byari bimeze neza. Bari Kadeshi Barnea, ahantu hari amazi, ahantu hari ubwatsi n'ibiki byose, ubuzima, biteguye kwinjira mu gihugu cy'isezerano. None banze kumvira Imana, bahitamo kumvira imitima yabo, ubwenge bwabo, ibyo amaso yabo abona n'ibyo amatwi yabo yumva. Niyo mpamvu Kadeshi Barnea mu buryo bw'umwuka ni mu rugendo rw'umukristo, yageze ahantu muri situation akwiye gufata icyemezo cyo kumvira Imana ikivuga, cyangwa guhitamo kuyoborwa n'ubwenge bwe, ibyo bita l'essence physique, ibyabona ibyo yumva. Ese mwabyumvise? Amen. Kugezaho kubera iki Kadeshi Barnea hitwa ahantu y'ibyemezo? Cyangwa mu mvugo y'amahanga, je vais reformuler ça. Mu mvugo y'amahanga, c'est un Kadesh Barnea, c'est un lieu où le chrétien a devant lui deux options. Two options. Kumvira ibyo Imana ivuga kuko ijambo ryayo urarifite, cyangwa kumva yuko iby'Imana bidafututse, sibyo? Ugahitamo gukoresha ubwenge bwawe. Nuvuga ngo naho ubushake
urahitamo iki? Abisirayeli bari imbere ya option ebyiri, bari imbere y'ibintu bibiri: bumvira Imana bambuke, sibyo, bafata igihugu kabone nubwo hari ibihangange abanaki, cyangwa batinye gupfa kuko bumva ko bari bupfe, hanyuma bisubirire he? Inyuma aho bavuye muri Egiputa. Murabyumva? Ntibafite se amahitamo. Ni kwa kundi Imana yavuze ngo nshize imbere yawe ubuzima n'urupfu, hitamo ubuzima ubone kubaho. Ntabwo umukristo ashobora kurangiza urugendo ataragera Kadeshi Barnea. Kadeshi Barnea ni ahantu mbere yawe haba harimo amahitamo abiri, ntabwo ari atatu: amahitamo yo gukora ubushake bw'Imana cyangwa amahitamo yo gukora ubushake bwawe. Niyo bita shortcut, inzira ya bugufi. Ibyo ni ibintu bibaho. Igihe cyose uzagera ahantu hari situation iguhitishamo kumvira Imana kuko uzi ibyo Imana ivuga muri situation, cyangwa gukora ubushake bwawe, uzajya wibuka ko mu buryo bw'umwuka wagaze Kadeshi Barnea. Amen. Ugahita wibuka ibyabaye kuri Abisirayeli, kuhitamo ubushake bwabo byabaviriyemo kumara imyaka yindi 38, kuko ibiri bari bamaze kuyimara. Byafashe iminsi 11 kuva Horebo kugera Kadeshi Barnea, bari hariya bahakambika iyindi hafi imyaka ibiri, none iyindi 38 ngo bikure 40 bayimaze bazenguruka. Ntabwo byari ngombwa ko bababazwa bene kariya kageni, ntabwo byaturutse ku Mana, kuko Imana yari yabazanye mu ahantu hari strategique, nta kintu kibatangira imbere. Sibyo murabyumva? Iyo bumvira Imana bagakurikira Kalebu na Yosuwa bagafata kiriya cyemezo, wayibise iriya myaka bamaze mu butayu bazenguruka, ntabwo bari kuyijyamo, ntabwo bari kuyimara, bari guhita binjira muri gihugu isezerano. Nivuga ngo igihe cyose amahitamo yacu ahabanya n'ubushake bw'Imana kandi tubizi, bituzanira ingaruka. Kutizera bifite ingaruka yo gutakaza umwanya. Wayumvise? Kutizera bidutesha umwanya. Wowe ukibaza ngo niho biri bukorohere ibyo uhisemo, niho uri bucunguze umwete, iby'Imana birazenguruka, iyi nzira ndayibona iri bugufi ndayitangira kuri kiriya kintu. Wowe ukibaza ngo uri urakemura ibibazo, kuko hari ubushake bw'Imana uzi muri iyo situation urimo, ariko wahisemo ibyawe nibyo ubona ko byoroshye, uzisanga aho Abisirayeli bisanze, uzisanga warataye umwanya. Wayibise? Iteka iyo tuzi icyo guhitamo Imana ivuga, tugahitamo ikinyuranyo kuko kijyanye n'imitima yacu, sibyo, turasanga twataye umwanya. Noneho Kadeshi Barnea kandi impamvu Imana yabazanye hariya, muzi ko bahagarutse n'ubwa kabiri. Mukurikire muri plan y'Imana ya mbere, urugendo ntabwo rwari gutinda, sibyo se? Iminsi 11 bagahita binjira, cyangwa nubwo bari kuma ya myaka 2 biyubaka, sibyo, kubera urugendo bakoze, bari guhita bavaho binjira, ariko dore barasubiye inyuma. Noneho Kadeshi Barnea ni ahantu, amen, impamvu Imana yahisemo kubajyana hariya nuko position geographique uko hameze, uhagaze Kadeshi Barnea, amen, ni ahantu byorohera gutera bagafata igihugu, ni ahantu horohera gutera bagahita bafata igihugu cy'Ikanani, kuko Imana yari izi niyo yateguye strategy, kuko Imana ni strategy. Amen. Ni ahantu strategique ho gufata Kanani.
Wabizi? None kutemera strategy y'Imana dore ingaruka rero mukurikire. Bamaze kumara iriya myaka 38 yindi ibiri ya mbere yarangiye sibyo? Uko yose ni 40. Myaka 38 babandi bose bagomeye Imana bavuye muri Egiputa maze gupfa, akabasigaye urungano rundi abana babo na Kalebu na Yosuwa. Amen. Haleluya. Na Miriamu agihari na Aroni wabibise na Mose wabibise. Nubwo Miriamu, Aroni na Mose batinjiye mu gisezerano ariko bari bagihari. Imana ibagarura Kadeshi Barnea. Imana ibagarura Kadeshi Barnea. Wabibise. Na niho Miriamu yapfiriye. Na niho ahambwe. Murabyumva? Amen. Vuga ngo bahagarutse ubugira kabiri. Noneho Imana ibwira Mose ngo hageze yuko Aroni apfa kubera ko atigeze amesha icyubahiro. Wabibise? Bava Kadeshi Barnea bayerekeza umusozi wa Ori. Aho niho Aroni Imana abwiye Mose ngo zamukana na Aroni n'umuhungu we Eliyazari. None ubutambyi bwa Aroni bujye kuri Eliyazari kuko Aroni ari tapfa. Aho niho Aroni yapfiriye ku musozi Ori. Ntago barambuka. Bavuye hehe? Kadeshi Barnea. Ubwira kangahe? Kabiri. Miriamu yapfuye. Aroni nawe arapfuye. Asigaye nde? Mose. Abwira Mose ngo zamuka umusozi Nebo. Narageze umusozi Nebo, sinawugeze ariko wari imbere yanjye ko twari ku nyanja y'umunyu. Umusozi Nebo uri hari. Uyu munsi uri mu gice cya Yordania. Le royaume de Jordanie. Umusozi Nebo. Iyo uri ku musozi Nebo urabona neza igihugu isezerano. Urabona Israeli. Noneho ambwe tizamuka umusozi Nebo itegezerera igihugu. Mbere yari yatumye batasi. Noneho Imana ifite zamuka wero wirebere n'amaso. Arareba hose atinga kiya gihugu nico nari nagwagurukije ngo ubagezeyo aba. Ariko we ko utambishije icyubahiro kuri wa rutare. Amen. Ntabwo uzinjira nawe. Biravuga ngo Mose apfiraho ngo Imana yamwihambiye. Munabwiye ngo n'ubu nta muntu azi igituro cyaho kiri. Wabise? Bamaze kwinjira se? Oya. None turebe rero binjiriye. Aho ni ushaka kubageza. Ko umugambi w'Imana wa mbere bari kwinjira he? Kadeshi Barnea. Hano turaza kubona isomo rikomeye. Imana ubushake bwayo uba muri plan A. Imana izanye plan B. Tuba twananiranye. Wabibise? Umugambi w'Imana uri muri plan ya kangahe? Ya mbere. Plan ya mbere kwari kuva muri Egiputa bakagenda kugeza Kadeshi Barnea bakinjira. None bamaze imyaka 40 uyiteranije yose bagarutse Kadeshi Barnea. Ariko Imana ntiyababwira ngo binjire baturutse Kadeshi Barnea. Kubera iki? Uza kuva aho binjiriye rero. Tujye muri Yosuwa. Ibi byose niko rugendo rwacu natwe. Turasoma Yosuwa bice 3 umurongo wa mbere. Umve. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo avana Ishitimu n'Abisiraheli bose. Avana hehe? Ishitimu. Nago bakiri hehe? Kadeshi Barnea. Tuza kureba ari Ishitimu nihe? Murabyumva? Iyo ukomeje gusoma aho niho bavuye Ishitimu binjira. Umudugudu wa mbere barwanye ni Yeriko. Murabyibuka? Amen.
Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de traverser. Nous voyons rero à Sittim rero. Amen. Alléluia. Imbere yaho hariho uruzi rwitwa Yorodani. Mumenye ko harimo n'abasaza ko kamwe babandi imyaka 40 nawo urumva bararushe. Nibango harimo n'abanyantege nke n'abana n'abagore. None imbere yaho hari iki? Yorodani. Kuko ni mu kibaya cya Mowabu. Naho ni muri Yorodani ya kino gihe. Ikibaya cya Mowabu dore ni burasirazuba bwa Yorodani. Urabona igusezerano imbere yawe, ariko hano umviriza. Hano ni ku mutwe w'inyanja y'umunyu, hano hari inyanja y'umunyu, sibyo? Hanyuma agahita kukira uruzi Yorodani ko rumena mu nyanja y'umunyu. Nuvuga imbere yabo hariho obstacle naturel. Hari inyanja y'umunyu, hariho nayo na Yorodani. Ariko Sittimu rero ateganye na Yorodani. Kandi ikintu gitangaje, umviriza ngo icyo gihe ni cya gihe imigezi n'inzuzi zibazuzuye. Kubera iki? Ntabwo yose ni ibintu byikora. Tubane twumve historiquement. Mbere y'imyaka 40 yo mu butayu, ntabwo imbere yabo hari Yorodani nta nyanja y'umunyu. None bagarutse nyuma y'imyaka 40 hahandi hatari obstacle, ariko Imana ntiyababwira ngo ari babanyura, ahubwo baragenda barazenguruka uriya mwami wa Edomu yanze kubaha inzira, banyura inzira y'ubutayu kure, baragenda noneho batunguka imbere yabo hari iki? Hari Yorodani. Kandi Yorodani mu gihe cy'imvura yuzuye barambuka batese. Nasha kubaza kubera iki Imana yakoze? Situation barimo itwibutsa iyi situation yabo. Nuvuga ngo bisanze muri situation bari barimo aho babanjirije inyanja itukura ntanzira. Ese niko Imana yari yayipanze? Oya, Imana ntabwo yashatse kubarusha, ni kubera kutumvira Imana. Amen. Nuvuga ngo birakenewe rero yuko Imana yongera kubereka imbaraga zayo n'ubutware bwayo nk'uko yabikoze ku nyanja itukura. Na nibyo tusomano muri Yosuwa. Soma were ku murongo wa 10 ibice bitatu nyine Yosuwa, tugere ku murongo wa 17. Yosuwa ahera ko aravuga ati, iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferisi n'Abagirugashi n'Abamoni n'Abayebusi. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyiri isi yose, irabanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyiri isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Vuga ngo Imana ibagejeje kuri Yorodani mu gihe cy'amazi make menshi. Iyo yose ntabwo ari hazard, c'est calculé. Ni Imana ibikora. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye na Saretani, kure yaho bashakaga kwambukira.
kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Tukiraho ni ukuvuga ngo aho bari amen, Shitimu mu kibaya cya Mowabu, imbere yaho hari Yorodani, hakurya ya Yorodani niho hari Yeriko. Ngo Yeriko ni mu gihugu cy'isezerano. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati, humutse neza hatanyerera. Abisiraheli bose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Amen. Amen, amen. Mashimenshi ku mwami Yesu Kristo. Murumva? Ni ukuvuga ngo iteka haba mu buzima bw'itorero cyo mu bwoko bw'Imana, haba mu buzima bw'umwana w'Imana bw'iti cye, Imana yateguye plan A, yateguye umugambi wayo uri mu bushake bwayo. Ariko iyo umutima w'umuntu winangira ukabura kwizera, amen, hariho plan B y'Imana, ariko iyo iraruhije. Ni plan B uko wananiranye, kuko wanze plan A yayo, umugambi wa mbere, amen. None hazaza umugambi wa kabiri, ariko uzasaba yuko ufightinga, uzasaba yuko urwana intambara. Icyo nicyo twiga aho. Murumva rero Kadeshi Barnea hari ahantu strategique, hari ahantu hari horoshe kugira ngo bafate Kanani, ariko bahisemo nabi, bituma rero bagira ingaruka tumaze kumva. Kumara imyaka yindi 38 bazenguruka mu butayu, abavuye muri Egiputa bagapfa, abana babo bakariho basigara, bagaruka Kadeshi Barnea, Miriam arapfa, Aroni hafi yaho ku musozi Or arapfa, Mose ku musozi Mose amanuka umusozi Nebo, nawe arapfa. Hanyuma Yosuwa niwe wambukije ubwoko bw'Imana, bambuka Yorodani. Imana iba ngomba ko ikora igitangaza nk'icyo yakoze mbere. Amen, haleluya. Urumva ko Mose we yari hafi nayo kwambuka, kuko Aroni amaze gupfa, Mose yakomezanye nabo. Amen. Barazenguruka mu butayu bakontuna Edomu, cyo twavuze, amajyepfo y'inyanja y'umunyu, inzira ndende, aho kugeza aho ni Mose ukibayobora kuva Kadeshi Barnea ubwa kabiri, batagiye mu butayu bazenguruka, ariko bashakisha inzira itanyura ku butaka bwa Edomu, kuko umwami wa Edomu yabangiye. Kandi umenye ko Edomu na amaraso y'Abisirayeli, kuko bava kuri nde? Kuri Esawu. So bavandimwe se, bamwe bava kuri Yakobo, abandi bava kuri Esawu. Mose yamubwiye umwami wa Edomu, gatwumve uko yamubwiye, n'amagambo ateye agahinda, kubona uwo mugabo yaranze kabisa. Niyo mpamvu Imana nawe yamucireho iteka. Haleluya. Ariya ibice bibiri kwa kabiri, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi, kandi utegeke abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye. Imana ivuze ko Abanyedomu ni bene wabo. Batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya. Nuko mwirinde cyane ntimubarwanye, kuko ntazabaha ku gihugu cyabo, naho yaba intambwe imwe y'ikirenge
kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ho gakondo. Imana niyo kwizera. Muzabaheho ibyo kurya n'amazi, kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire icyo ubura. Tunyura kure ya bene wacu Abesawu batuye muri Seyiri, na kure y'inzira ica muri Araba iva muri Elati no muri Eliyonigeberi. Turahindukira duca mu nzira ijya mu butayu bw'i Mowabu. Amen. Amen. Murabona urugendo bagenze? Aho turabona yuko iyo tutumviye Imana ingaruka ziza n'ingaruka zikomeye. Ariko iteka haba hariho amahitamo abiri: guhitamo inzira yo kwizera Imana, ukamenya ko isezerano ryayo ari ukuri, cyangwa ugahitamo kumvira umutima wawe n'inzira za kimuntu akaba arizo uhitamo kunyuramo. Ariko byombi bifite ingaruka. Rero Abisirayeli rero twabonye ko Kadeshi Barinea bahisemo nabi, ntibumvira Imana, ntibizera, hanyuma bibaviramo ari ziriya ngorane bagize iriya myaka 40 bamaze mu butayu, cyangwa iriya 38 bamaze bazenguruka, ko bamaze kugenda imyaka, bamaze kumara imyaka 2 Kadeshi Barinea. Rero ikindi kintu Kadeshi Barinea bitwigisha, twumvise ko na ahantu hamahitamo akomeye, ari uguhitamo ibintu bibi, ku bintu bibiri ugahitamo kimwe: kumvira iyo Imana ivuga bisaba kwizera, cyangwa kumvira umutima wawe ukareka kumvira Imana. Rero ufite ayo mahitamo muri ibyo bintu bibiri. Amen. Umuntu wese nashobora kubikwepa. Ni ngombwa habigihe umuntu agera mu bihe nk'ibyo akwiye guhitamo. Amen. Hanyuma ikindi, Kadeshi Barinea ni ahantu hagukingurira urugi rwo kwinjira aho utazi neza. Ndavuga icyo bita l'inconnu, aho udashobora mu buryo bwa kimuntu gusingira byose uko biri bugende. Kuko bari abantu, uretse bari abatasi bari bagiye, abandi ntago bahazi. Bumvise igihe usezerano itema amata n'ubuki, none abatasi baje kubabwira ko kimeze, bakibonye, bazana n'ibimera kuri icyo gihugu, ushari igihe cyo kumera, babona preuve, babona ubuhamya yuko icyo gihugu ari cyiza, ariko ubwabo ntago barahagera. Urumva rero Kadeshi Barinea ni ahantu bigusaba gutera intambwe yo kwizera, kubera yuko iyo ntambwe aho ikuganisha ni Imana ihazi yonyine. Amen. Ngo ya decision, ya mahitamo, nuhitamo kwizera Imana ugafata iyo nzira, uba uhisemo kwiringira Imana yonyine, atari kwiringira imbaraga zawe cyangwa ubwenge bwawe. Kubera yuko iyo ntambwe ikujyana ahantu wowe utametiriza, udafite ubutware aho hantu. Ese bayumva? Icyambere twabonye ko ni ahantu ho gufata icyemezo hagati y'ibyemezo bibiri. Nuhitamo icyemezo cyo kumvira Imana no kubaha Imana no kwizera Imana, bikujyanye hehe? Ahantu wowe utametiriza, aho ibiza kuba byose bidepanda n'Imana atari wowe. Babizi? Na niyo mpamvu benshi rero iyo bageze Kadeshi Barinea baratinya, kuko ntago babona uko biri bugende. Kuko umwana w'umuntu aba ashaka kumenya ibintu uko biri bugende mbere yuko iyangaje. Ariko Kadeshi Barinea ntago ubimenya mbere,
ukwiye kumvira Imana hanyuma ukabimenya. Amen. Umaze kubigeramo, kamere y'umuntu iratinya kwinjiraho aho umuntu ataramenya neza uko ibintu biri burangire. Niyo mpamvu inzira z'Uwiteka ngo abatizera bazigwamo, kuko ziraruhanya. Kuko ntabwo ubwenge bwawe bumenya ibintu byose ko bugende uko biburangire mbere ko winjira aho hantu. Kiri kintu cya kabiri cya Kadeshi Barine. Cya mbere ni ahantu amahitamo. Icya kabiri ni ahantu higeragezwa by'ukwizera kwawe, kuko nuhitamo kumvira Imana ubona ko bikuganisha aho utametiriza. Wabise umviriza kugira ngo dufate umwanya wo gusenga iminota 5. Iyo umuntu agiye gusaba akazi, nta bintu ubanza kubaza. Niki ubanza kubaza? Ubaza umushahara, ubaza kondisiyo z'akazi, sibyo? None se nujya gupiganwa cyangwa nuza gusaba akazi? Ariko ibibazo bimwe by'ingenzi umaze guhabwa ibisubizo, ukabona nibura ako kazi cyo kazakumarira. Kwemeze c'est normal, ibyo ni ibintu bijyanye n'uko muntu. None mu nzira z'Uwiteka ibyo ntago bibaza mbere. Urumva bigorana? Ntago bibaza mbere. Warakubwira ngo nyumvira. Amen. Nimuhaguruke mufate igihugu. Uko muza kurwana n'abariya, uko muza kubyifatamo murabimenya muhageze. Naho niho bitunanira twebwe. Kubera iki abantu inzira ya Yesu bananira? Nuko mu isi ibyo bashaka kwinjiramo bayibonesha amaso bakabyumvisha amatwi. Ariko ibya Yesu arakubwira ngo nkurikira. Yabwiye Petero iki? Barabarobye b'amafi. Amafi barayizeraga cyangwa barayabonaga? Bakabara n'amafaranga bari buvanemo. None abavanye mu bintu bibarika. Ibyo mu Gifaransa des choses quantifiées. Amen. Ibintu bibarika. Sibyo? Yewe Petero naraye ndobye nabonye amafi manini angana gutya, sibyo? Ayinda gushira madamu turayirya ifi, ayandi turagurisha turavana mu mafaranga. Ni ibintu bibarika. Amen. Des choses comptables quantifiées. Ubibara. None ababwiki nkurikira Petero, nzakugira umurobyi w'abantu. Nkumva bifututse. Abantu sazabarya. Azabashira madamu. Ega. Ari gihe tutibaza ibibazo abo bantu bibazaga. Mubaza ko Petero yavuze ngo amen. Amuvanye mu murimo we wamutungaga. Yarobaga ibintu afata, abona, abara. Sibyo? None aramubwiye ngo nzakugira umurobyi w'abantu. Abantu se bakoze iki? Tufate iminota 5 tugende dutekereje kuri ibyo. Niyo mpamvu ibya Yesu bitunanirerega. Fata iminota 5 utekereze. Erega ubuzima urimo buva uko wowe uyishyurirwa ijambo ry'Imana. Nutaritekerezaho uzagumuraho gusa. Amen. Revelation y'Imana iva uko umuntu ashaka kumva ibyo Imana ishaka kuvuga. Amen. Muribuka ijambo ry'Imana ngo soyez fervent d'esprit, muribuka Abaroma 12:11. Mukiye nimubanebwe. Aba mu by'ubwenge, aba mu by'umwuka. Soyez fervent d'esprit. Nimugende mutekereze kuri ibyo. Kadeshi Barnea twumvise iki? Harimo amahitamo. Buri guhitamo gufite ingaruka. Kadeshi Barnea ari kugerageza kwizera. Kuko ni intambwe kujyana ahantu utametiriza. Sibyo? Ntabwo byose uzi ko bizagenda. Bikujyana muri surprise. Sibyo? None utekereza ubuzima bwawe. Iyo ugeze ahantu nkaho ubyifatamo gute? Fata iminota 5.